World Mission Report. Muraho neza, ndabasuje ngo ubone amahoro biva ku Mwami Imana bibane namwe. Mbese murakomeye? Reka ngire ikintu mbabaza. Mbese muri mwe abagize amahirwe yo kujya mu ishuri bakiga? Mbese muribuka ibihe mwagiriye muri segonderi? Harimo abibutse ibihe byiza bahagiriye ndetse n'ibihe bibi. Ariko reka ngaruke ku bihe byiza twahagiriye bamwe muri twe igihe twabaga mu matsinda asenga. Ndibuka nabaga muri groupe y'Abadivantisite y'umunsi wa karindwi isenga. Twigaga mu kigo cya leta kidashingiye ku idini. Abanyeshuri twiganaga n'abo twabanaga muri iyo groupe barabyibuka kandi barabizi neza ibihe byiza by'amasengesho twahagiriye. Imibereho ya benshi yahindukiye muri segonderi. Mbega indirimbo nziza twaririmbaga, iminsi myiza twagiraga gusenga, mbega ukuntu twafashwaga cyane. Murakoze cyane. Ahari nawe hari icyo wibutsemo. Uyu munsi ngiye kubabwira amakuru y'ahandi. Amakuru y'ahandi aravuga ngo guhurira n'Imana ku ishuri. Mbese nawe wahuriye n'Imana ku ishuri? Reka nkubwire uko byagenze. Uyu munsi ndababwira inkuru y'umukobwa witwa Huyan Hee Shansai uba muri Korea y'Epfo. Tukaba twarateguriwe na Andrew M.C. Siena. Icyo nababwira ku gihugu cya Korea y'Epfo ni uko abana bo muri Korea y'Epfo biga Ikinyakura ndetse n'Icyongereza, kandi benshi bazi kuvuga Icyongereza neza, cyane cyane abo mu mujyi. Abagore bo muri Korea y'Epfo ntabwo bajya bahindura amazina yabo iyo bamaze gushaka nk'uko biba mu bihugu bimwe na bimwe no mu Rwanda harimo, ahubwo bagumana amazina yabo biswe bakivuka. Reka rero mbabwire aya makuru avuga ngo guhura n'Imana ku ishuri. Uyu munsi ni inkuru y'umukobwa witwa Huyan Hee Shansai wo muri Korea y'Epfo. Huyan Hee Shansai kuva akiri muto yumvaga yifuza kujya gusenga ku isabato. Se yari umupasitori w'itorero rito muri Korea y'Epfo, kandi ntabwo Huyan Hee yashoboraga gusigara mu rugo cyangwa ngo akore icyo ashaka igihe se yabaga agiye gusenga. Huyan Hee nyuma y'igihe kitari gito yumvise arambiwe gusengera mu itorero rya se ndetse no kwitwa umukobwa wa pasitori. Ntabwo yashoboraga kwiyumvisha impamvu se yitabaga telefone nijoro mu gicuku ndetse n'impamvu yakoraga mu mpera z'icyumweru ndetse no mu biruhuko. Kumva atanezerewe kandi atanyuzwe byarushijeho kwiyongera ubwo ibiruhuko byari byegereje, maze ibiruhuko bya se bigasubikwa. Yagombaga kujya kuyobora umuhango wo gushyingura, niyo mpamvu ikiruhuko cya se cyasubitswe. Huyan Hee yatangiye kwibaza ibyerekeranye n'imyizerere ye. Icyo gihe ubwo yari afite imyaka 16 y'ubukuru nibwo yageze ku kigo cy'ishuri ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi riri muri Seoul mu murwa mukuru wa Korea y'Epfo. Bwari bwo bwa mbere agiye kuba kure yo mu rugo iwabo kandi aba mu icumbi ry'ikigo. Bwari bwo bwa mbere yiga ku kigo cy'Abadivantisite mu mujyi, kandi ababyeyi be bari batuyemo nta kigo cy'Abadivantisite cyahabaga. Bigitangira, ishuri ry'Abadivantisite ryasaga n'ayandi mashuri ya leta asanzwe. Aho byari bitandukaniye ni hamwe gusa, ni uko abarimu bizeraga Imana kandi abanyeshuri bateraniraga buri gihe muri gahunda y'amasengesho. Ariko mu gihe cyo gusenga cya mu gitondo, Huyan Hee yumvise itangazo ryerekeranye n'itsinda ry'abasenga. Yagize amatsiko yo kumenya byinshi biruseho, kandi kubera yuko yari afite ipfunwe ryo kugenda wenyine, yasabye undi mukobwa ngo bajyane mu itsinda ry'abasenga. Iryo tsinda ryari rigizwe n'abanyeshuri bateranira mu cyumba cy'inama y'ishuri muri sale bahujwe no gusenga. Icyo cyumba cyabagamo zimwe mu ntebe ziba mu rusengero. Ubwo Huyan Hee yageraga muri icyo cyumba ari kumwe na mugenzi we, basanze abanyeshuri bagera kuri 30 barenga, abahungu n'abakobwa bicaye ku ntebe kandi bari kuririmba. Hari harimo umuhungu wacurangaga inanga neza cyane. Ntabwo byari bisanzwe. Huyan Hee ntabwo yari amenyereye kubona abantu baririmba mu rusengero.
niwe wenyine wumvise iby'uwo munezero, ariko abo banyeshuri bari bari kuririmba barangurura amajwi. Ntabwo yari yarigeze abona umunezero nk'uwo. Amarira yazenze mu maso ye. Yari akumbuye mu rugo, kandi indirimbo zari zimeze nk'umuti w'ubugingo. Nyuma y'igihe gito, kumva ari wenyine byarashize, maze yumva agize amahoro yo mu mutima. Ubwo bari bamaze kuririmba indirimbo iheruka, abo banyeshuri barapfukamye bamara umwanya basenga bucece. Bamaze gusenga, abanyeshuri benshi batanga ubuhamya bw'iby'Imana yabakoreye mu buzima bwabo. Mbese nawe ujya wibuka ibihe byiza yagiriye muri segonderi n'iby'Imana yagukoreye? Ntabwo Huyan Hee yari yarigeze abana n'urungano rwe ruvuga iby'Imana muri ubwo buryo. Yaratekereje ati, aba bana baracyari bato, ariko bafite kwizera kandi bizera Imana koko. Bakunda Imana kabone n'ubwo bafite ibibazo mu mibereho yabo. Nyuma yo gutanga ubuhamya, abo banyeshuri bigabanijemo amatsinda mato yo gusenga. Igihe yari akiri muto, igihe cyo gusenga, intekerezo za Huyan Hee zerekezaga ku bindi bintu, ariko abo basore bakundaga Imana ndetse bagakunda gusenga no gusengera hamwe no kuganira iby'Imana bashimikiriye. Ubwo ayo materaniro yasozwaga n'indirimbo, Huyan Hee yaratekereje ati, aba basore biyeguriye Imana kurusha uko nayiyeguriye. Yaratekereje ati, andi materaniro azaba ndayategereje kandi ufite amatsiko. Yarategereje, maze umunsi wakurikiyeho w'icyumweru ajya mu materaniro. Ubwo yakomezaga kujya mu itsinda ry'abasenga buri cyumweru, yaboneye umunezero no kuramya Imana. Yatangiye kumara umwanya ari kumwe n'Imana, aririmba ateze amatwi indirimbo zo kuramya kandi asenga. Yumvaga ari kumwe n'Imana ubwo yatekerezaga iby'urukundo rwa Yesu rutagereranywa ndetse n'igitambo cye cyo ku musaraba, maze ibyo bimugezemo ararira. Uko ibihe bihaye ibindi, niko arushagaho kubona abanyeshuri benshi n'abarimu bakomeza gusengana umwete, ndetse n'igihe babaga bari mu bibazo. Yitabiraga gahunda nyinshi zitandukanye zo kuramya zaberaga mu ishuri, kandi yinjira mu ishuri ndetse no mu itsinda ry'abasenga baniga Bibiliya. Bwasozaga umwaka we wa mbere mu ishuri ryisumbuye, Huyan Hee yabonye umunezero muri gahunda yo kuramya. Buri cyumweru yitabiraga amateraniro yo gusenga, kwiga Bibiliya ndetse n'ibindi bikorwa. Ntabwo yari acyumva arambiwe n'itorero, ahubwo yifuzaga kujya ku rusengero buri sabato. Huyan Hee, kimwe nkatwe mu mibereho yacu ya buri munsi, hari umurongo wo muri Bibiliya yakundaga cyane mu gitabo cy'Abafilipi, igice cya 4 umurongo wa 4. Umva uko wavuga, mujye mwishimira mu Mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga ni mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, Umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana yebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Huyan Hee yizeraga ko Imana yamwohereje kuri iryo shuri ryisumbuye ry'Abadiventiste kugira ngo yige kubaho akurikije imirongo ya Bibiliya. Aravuga ati, Imana yabonye kwizera kwanjye ko kwajegajega, maze ifasha gusobanukirwa n'umugambi wayo. Nahuriye n'Imana ku ishuri kandi kwishimira kuri buri kimwe cyose. Ibi ngibi mbese byakubayeho? Harimo benshi bahuriye n'Imana muri segonderi, harimo benshi bahuriye n'Imana muri kaminuza, hari n'abandi bahuriye n'Imana ahandi hatandukanye, ariko buri wese afite ahantu yahuriye n'Imana. Huyan Hee ubu ngubu yiga mu ishuri ryisumbuye ryo mu kigo cy'Abadiventiste umunsi wa 7 ryo muri Hankook Samahuku muri Seoul, kandi iri ni rimwe
mu ishuri rizakira amaturo y'Isabato ya 13 y'iki gihembwe kugira ngo hafungurwe ikigo cy'amahugurwa y'ivugabutumwa kandi hubakwe n'inzu y'imyidagaduro y'abana muri Korea y'Epfo. Amaturo y'uyu munsi kuri iyi Sabato ya 29, Sabato ya 13, azafasha indi mishinga yo muri diviziyo igizwe n'ibihugu byo muri Afurika ya Aziya na Pacifique. Iyo mishinga harimo umushinga wo kubaka amazu azatuzwamo ababyeyi b'abagore bibana mu mijyi yo muri ibi bihugu, ibigo by'abana by'imyidagaduro. Rero ndabasaba ngo muzirikane ituro ry'uyu munsi. Iyi ni Sabato ya 13 nk'uko twababwiye, uyu munsi ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu. Tubashimiye amaturo yanyu y'ubushake mugiye gutanga kugira ngo dukore umurimo w'Imana uyu munsi. Murumva neza rero yuko imibereho yagiye ihinduka kuri benshi, cyangwa iyi nkuru ihura n'imibereho ya bamwe muri twe. Reka ubu n'amahoro biva ku Mwami Imana bibaye namwe. Mureke dukomeze gushyigikira umurimo w'Imana dutanga amaturo mu ibwirizabutumwa. Ndabashimira, mwari muri kumwe na Noah Emmanuel. World Mission Report.